banganye cyangwa se bashwanye ngiye biramarira iki? Ikindi cya kabiri, ntago Godfather, ntabwo inshuti zanjye uko zingana uko ariko kose zaba igihumbi zaba ibihumbi bibiri, wowe ubwawe nawe ufite izo ufite ziraziranye. Kujyanga ngatukana nawe tugashyamirana, turimo gukreye imitima muri ba bantu bari victim, ba bantu badukunze, ba bantu twakabaye duhereza ibintu byiza, ba bantu twakabaye duhereza content, ofite ba bantu twakabaye dushimisha. Ahubwo turi kuri side yo kubereka yuko urwango ni rwo rwa mbere. Uratekereza ibyo bintu finally ni yihe? Cyane cyane urabisanga mu bajene batazi n'amateka cyangwa se bayumva, sibyo? Akumva amateka arayazi ko yabayeho swat, nimba atari se wabo ni nyina wabo cyangwa se n'isogokuru cyangwa n'isogokuruza, amateka igihugu cyacu cyaciyemo nta muntu n'umwe bitagize ingaruka witwa ko avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, aho waba uri aho ariho hose. So warangiza umuntu akakumvisha yuko kanaka agomba kubaho ubuzima bwe we ubwa akamwoburija kubaho. Ngiye uranshyiramo kwanga urugero Juliette, sibyo? Ni umushuti wawe njya mbakurikirana kenshi. Nkicara ngavuga ni rero ubwo mubona buri aragufenta bro, arakubeshya iyo umaze kuvugana umaze gukora space, ahita ambwira ngo uzura mutipe ni kiwerewere, niwe ukunda gukoresha iryo zina ngo ni kiwerewere. Urumva ngiye noneho kubera ko nshaka kugira ngo nze kuryoshya iyo nkuru, ndashaka babafite banje n'utuzengurukanye bandi uruhande, ntabwo muzi yuko Godfather ari kiwerewere. Birimo kubyumva, ni example niyo ndatanga. So uyu munsi biroroshye, mbere amateka yacu byari bigoye ariko mwese muzi byabaye. Byari bigoranye, hari amaradiyo angahe ushobora kuyibaza atarenze 3 cyangwa 4, ariko radiyo ya mbere nkuru yari Radio Rwanda. Uyu munsi YouTube channels ni nyinshi cyane kuruta media houses. Uyu munsi ndajya kwicara mu makuru, ndajya kujya kuri televiziyo cyangwa kuri radio runaka kuvuga ikiganiro cya showbiz cyangwa se cy'amakuru yabaye mu rubanza rwa Kanaka byagenze bitya. Kwe ko hari amasaha radio ikoreraho ayo makuru aciraho, ntabwo ari buze ngo ahita avuga amakuru mu gihe kitari icyayo, barategereza aya makuru. YouTube channel yamaze gutambutsa ya nkuru kare tuvugana. So bafite hari imbaraga leta ikwiye kureba izi YouTube zifite, ikongera akazi. Sino iyo nakubwiraga urwango rugiye kuturenga abantu kandi bazumirwa. Yeah. Okay. Urakoze cyane, reka nkugarure noneho bibutse ko turi kumwe na Joel Rutaganda, umunyamakuru ubimazemo igihe kingana n'imyaka hafi 20 kuko 19 kuva 2005 kugeza uyu munsi. Yes, 2010. Yes, so akaba ari we 2019 wari umuyobozi w'urugaga rw'abanyamakuru mu by'imyidagaduro cyangwa showbiz. That's why turanga tuvuga kuri showbiz. Twifuje kuganira na Joel Rutaganda. Abantu mwakomeje kunyandikira mushaka kungarura ku bintu bya Miss Rwanda, ndeka mbahega sopo. Joel, tugaruke kuri iki kintu. Ibingibi byamaze kurenga, ndashaka gukomoza kuko ndakoresha turi mu rukiko ejo bundi, tugarutse kwa yago tukajyana no mu rukiko ejo bundi, twumvishemo ikintu ndibuze kwita amacakubiri. Yes. Ku buryo hageze aho hakoreshwa n'amazina atagikoresha mu Rwanda, hakoreshwamo amagambo akomeye, hakoreshwamo amagambo aho bamwe bita n'abandi ngo n'abahutu. Mu minsi yashize twumvisha bamwe bakora ivangura turere bavuga ko ni byinshi ntabwo nshaka kubisuramo, warabyumvishe. Yeah. Ibintu muri showbiz birayisiga imeze ite? Hakeneye izihe mbaraga? Urubyiruko cyangwa bakora iyo showbiz uruhare rwabo nuruye kugira ngo barangunduremo iki kintu? Twisanze ahantu gute? Ko watubwiye ko ibintu byatangiye kuva mbere, aya marozi nuko kugambanira byatangiye kuva mbere, n'ibintu by'ivangura byariho. Uruhari rw'urubyiruko kwamagana ibi bintu, uruhari rw'aba muri iyo showbiz mu kurandura ibi bintu nuruhe? Twisanze ahantu gute? Bakoze cyane Godfather. Ikintu gihari uyu munsi,
kuba dutangiye noneho kuba twaramaze kurenga kuguhanganisha hagati y'abahanzi, hagati y'umuhanzi n'undi, hagati y'umunyamakuru n'undi mu buryo buri positive, ibyo bikaba bivuyeho hakaba hatangiye kuzamo ibyo kuvuga ngo ironda karere n'amoko n'ibiki. Nibyo nakubwiraga, nta muntu muzima, nta muntu mukuru wakabaye anatinda kuri icyo kintu. Ni page yabaye closed uyu munsi, niyo mpamvu ariho ndi umunyarwanda, niyo mpamvu twese turi abanyarwanda, sibyo? Umuntu rero ushobora gutinyuka kugarura ibyo byo kuvuga ngo kanaka, nta nubwo mbihamya, sinabitekereza ko mushobora kubitinyuka. Anabivuze mwabivugana muri babiri, akagutera igipfunsi kamusubiza ikindi, cyangwa ukamuruma nawe akakuruma 50-50 bigahwaniramo. Ariko ntago mpamya yuko hari ushobora kuba proud yo kujya haravuga ati kanaka na kanaka. Nimba ariko byatangiye kuzamo bitewe n'amakuru tumaze iminsi tubona, tutari sure, tutafite ibimenyetso uko bingana ariko kose, ni hane nakubwiraga yuko abajene muri no minsi bakeneye cyane guhabwa ikintu cyitwa amahugurwa. Mbisubiramo, nsaba RMC ndetse na RGB gufata umwanya wabo bagahamagara buri muntu wese ufite YouTube channel acishaho content iyo ari yo yose, babaganirize. Nta mvune zindi zihari, nta kubahana kundi gwari, kandi ndahamya neza yuko na RIB cyangwa se undi rwego rwari rwose rushinzwe umutekano mu Rwanda bizarworohereza akazi. Icyo gihe nibamara guhugurwa, uzajya muri cyaha bazamuhana kubera ko bafite awazabashingira cyangwa se awazabahera kugira ngo bamuhane. Nta muntu rero mubwira wakabaye atinyuka kwita kanaka umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa. Twese uyu munsi turi kuri teme imwe yitwa ko turi abanyarwanda. Nimba kakanya umuntu ahari, nimba wowe ushobora kubikubwira cyangwa se undi muntu akabibwira undi muri iki kinyejana turimo, nibyo nakubwiraga ni ejo wowe urahabona gute? Turaza kwisanga hantu buri munsi dufata message, yaba nyakubahwa mukuru w'igihugu, yaba abayobozi bandi bafatanyije mu rugamba rwo guhora igihugu cyacu, bakubwira bati twarahangayitse ku myaka yacu mitoya, twemera kurara amajoro, inzara ziratwica, dupfa nabi, bagenzi bacu barapfa, badata abantu benshi, kugira ngo tube dufite amahoro kano kanya. Bakwiye bati ntabwo u Rwanda ruri muri gahunda yo kongera gufata imbunda kurwana. Iyo gahunda yararangiye, yabaye close, ibyo irafunze. Ahubwo mugire gute, ni muhangane nabo bantu bashobora kuzana amacakubiri mukoresheje izi mbuga nkoranyambaga, kubera ko uyu munsi niyo ntwaro yonyine ihari ikoreshejwe. So wowe uribaza noneho, ni ikibazo wambajije nafite igisubizo, ahubwo nawe nakubaza nimba tushobora gutinyuka tukirenga izo message abayobozi b'igihugu cyacu duhereza, tukaba tushobora kongera kugarura icyo kintu. Mu myaka 3-4 ntago YouTube irimo kugabanuka, ahubwo irimo kwiyongera. Turimo kugira umubare w'abantu benshi bafungura ama Gmail. Uyu ufite email nakubwiye yuko ufite YouTube urayaccessinga. Ese rwa rugamba ruzarwana nandi mu gihe twebwe ubwacu tutangiye kwiterana twebwe hagati yacu? Ese ba bantu badashyigikiye u Rwanda, badashyigikiye ibikorwa byabo, badashyigikiye abayobozi babo, bo niba babona twebwe ubwacu tutangiye kurwana, sinzira yoroshye. So ni ibintu rero, ni ibintu leta ikwiye kureba, ikabireba, itajyamo gahoro, idashyiramo ikirenge kimwe, ikajyamo neza. Yeah. Urakoze cyane. Iki kibazo ari nacyo cya nyuma. Niki uvuga ku byavuzwe kuri Bayingana? Ni umusangirangendo cyangwa ni umuntu wamaze igihe mu itangazamakuru? Ibi byamuvuzweho niko babivugaho Rutaganda? Ya post ya David rero ntabwo ngenda bivuga nkanjye ku giti cyanjye, nk'umuntu ushobora kuba amuzi igihe kinini kitari gitoya. Yego. Ntabwo mpamya ko David yatinyuka gukoresha ririya jambo nabonye mugenzi wacu fata ku mavuta yavuze mu rubanza, ahubwo ntekereza yuko
sinzi nimba aragiye kuburana afite umwunganizi cyangwa se yari yiteguye kuburana, ariko David uko muzi imyaka tubanye ni myinshi cyane, gutyo gihe nawe yabaga muri sport ariko ari mu myidagaduro, ntabwo mbihamya yuko yatinyuka gukora ibyo bintu cyangwa se kuba yavuga iryo jambo. Ngiye ku ruhande rwanjye sinabihamya, ntabwo mbizi, sinzi ko nashobora gukora ibyo bintu, sibyo? Ahubwo uriya fata ku mavuta, ntekereza yuko yenda mu rubanza rwe ashobora kuba yaragize pressure, we ananirwa gufokasinga ku bibazo arimo kuregwa, ananirwa gufokasinga ku busobanuro agomba gutanga. Sinzi nimba afite umwunganizi ko nabivuze, nimba namufite ashobora kuba yaramugiriye inama itari nziza yo gushaka guhuza ibibazo byinshi mu kibazo kimwe afite. Iyo icyo kibazo kiba cyarabayeho, sinzi ko yakimubwiye ejo bundi ajya gufatwa gufungwa. Igihe yakimubwiriye undi aba yatanze ikirego, kubera ko abizi neza yuko icyo ngicyo ari icyaha kandi gihanirwa n'amategeko. So ntabwo mpamya yuko David iryo jambo yarikoresha cyangwa se yanarikoresha, ahubwo habayeho yenda fata ku mavuta kutamenya imyitwarire mu rubanza. Okay, urakoze cyane Bwana Rutaganda. Thank you so much. Ubutumwa watanga ku rubyiruko cyangwa ku bantu bakoresha izi mbuga ndetse bisanga muri iyi showbiz, nk'umwe mu bayobozi bahagarariye itangazamakuru mu myidagaduro, n'ubuhe butumwa wahereza abisanga muri ibi bintu twakwita citizen journalism aribyo bya YouTube? N'ubuhe butumwa wabahaniye, inama wabaha? Inama ni imwe, ntabwo wavuga ngo nibareke gukora ibiganiro, oya. Inama ni imwe, mbere na mbere nibabanze bibuke igihugu cyacu ahantu kigeze, bamenye target dufite, aho naho dushaka kukigeza nk'urubyiruko, kubera ko nitwe mubare munini cyane mu byo mubyibuka. Ikindi kandi bagire aba content creators babafasha gukora projects zabo, cyangwa se nimba agiye gukora YouTube abanze akore inyigo yayo, avuga ati ngiye gukora YouTube ko iriho amafaranga menshi, noneho reka negura ibintu byiza society zisangamo. Godfather, uyu munsi ndashaka kubwira ikintu kimwe, miliyoni zingahe zituye igihugu cyacu ntabwo banezezwa no kubona inkuru nziza, ntabwo banezezwa no kubona Godfather yabaye promoted mu kazi runaka, cyangwa se kanaka yaguze imodoka nziza. Iyo ntabwo ari inkuru, ahubwo inkuru Godfather bamwambitse ipingu, kanaka bamufatanye na kanaka. Iyo ni bese niyo nkuru. Twari dufata ibintu bibi cyane tubihereza abantu. Uyu munsi biragoye rero ko tubagorere muri ya mood yo kugira ngo tubabwize ukuri, cyangwa tubereke, tubahereza ama contents atarimo iryo hanganisha, cyangwa se atarimo izo beef hagati y'umuntu n'undi, sibyo? Ariko gushyira hamwe kwacu twese, gutekereza ku bintu byiza bishobora gufasha societe, niba abantu n'ubundi tubihereza, niba abantu n'ubundi batwumva, ni bamwe. Umuntu uri buze kuza kuri no live yawe arahava ajye ku yindi live, ibyo uvugiye ahangaha arajya ku yindi live, arasanga barimo kuvuga y'ibindi. Ariko nituza guhuza target imwe, kwari uguhindura societe, kwari ukuyihereza ibintu none tugomba kuyihereza byiza bitari ama beef. Mpamya neza yuko ni igihe gitoya cyane n'ubundi bakamenyera ibyo tubahaye. Uvuye inyuma muri showbiz nk'umuntu wari umuyobozi, cyangwa nukumva ngo wari umuyobozi, kandi n'uyu munsi nta muntu uragusimbura mu banyamakuru bahagarariye showbiz cyangwa barebera showbiz. Niyo mpamvu twifuza kuganira nawe. So nukuvuga ngo ubyitegereje iyi nkubiri, twasubiye inyuma, twavuye 2009 tuza muri showbiz, tuza muri beef za Medina Debeni, turazamuka tugera muri izi nkubiri, bigera naho hajemo amacakubiri. Turebye ibintu biri muri itangazamakuru tubihuza n'aba bahanzi cyangwa n'aba bakora iyi myidagaduro,
ukuboko leta yashyizemo kubona ribu yahagurutse ikabishyiramo imbaraga igatunga itoroshi muri showbiz. Do you think tuve muri ibi ngibi by'amarozi? Rutaganda watubwiye urugendo wanyuzemo, ishyari ryabayemo kugeza naho bagutuma abantu bawe bakwegereye kugira ngo baguhe uburozi n'ibindi kandi ntabwo rwame tubyumvanye birantunguye kumva no ku ruhande rwawe byaragezeyo. Yago yaraje arabivuga abantu bamwita umusazi. Uduhaye ingero za gisa cy'inganzo abantu bafite impano. Utekereza ko ukuguhaguruka kwa leta, ukuguhaguruka kw'inzego z'umutekano, ukuguhaguruka kwa ribu bishobora guhagarika iki kintu, cyangwa hakeneye izindi mbaraga, cyangwa hakeneye n'uruhare rw'urubyiruko muri rusange kugira ngo ikintu gihagarare? Kuva ubundi cyane byapfiriye nuko batinze kubyinjiramo cyangwa se bagatinda kubihereza agaciro. Maze iminsi mbona Dr. Thierry arimo kurwana nabyo, kandi abizi neza yuko biza kujya ku murongo. Twebwe abanyarwanda turumva turahanwa tukagerageza kugendera ku murongo. Niyo mpamvu bashyiraho gahunda runaka, twese ntawe baje gukura mu rugo tukayikora, nta giti kibayeho. Bitandukanye n'ibindi bihugu bisaba kugira ngo umuntu abanze agire guteba, abanze bavuze induru cyangwa se banaje gukubita abantu kubafunga. So habayeho uburangare nda mu nzego zibishinzwe, ariko uyu munsi kuva bamaze kubibona yuko ari ikibazo gikomeye cyane, ntabwo yeza promise yuko biri buze kujya ku murongo. Biraza kugabanuka, n'ubikora abikore ariko avuga yuko hari ikimutegereje, naba afite uburyo bwose ari buze kwisobanura akivemo, ariko abikora atari ukuvuga ngo agiye kwenjoyinga izina ryawe, agiye kurijyaho arifate arivuga uko ashaka hasi hejuru. Urumva azajya aca abanyerera kubera ariko niyo content ihari. Ndakubwira ngo ukore ubushakashatsi urebe, nta muntu n'umwe, nta content n'imwe, ujya kuri YouTube, ujye ku ma TikTok, ujye ku Insta, ahantu hose show zikurikiranwa cyane, show zirebwa cyane, ibiganiro birebwa cyane ni kanaka na kanaka byacitse. Ariko aka kanya nimba RIB yo ubwayo yatangiye kubona yuko harimo ikibazo gikomeye. Hari ikiganiro nabonye Thierry yakoze ku Gihe avuga yuko ngo ntabwo ari RIB yonyine birimo, n'inzego z'umutekano. Iki ni ikibazo gishobora guhangayikisha, cyahindura ibintu mu gihugu, kandi dufite inzego z'umutekano zitandukanye, ntabwo ari RIB yonyine, hari inzego zindi. Mu bufatanye bwabo rero, kuba bamaze kubona yuko hari ikibazo gikomeye mu itangazamakuru, wenda tuvuga itangazamakuru, YouTubers tujye dushyiraho kantu gatoya kabatandukanya n'umunyamakuru ukorera media house runaka, iri registered muri RGB, RMC, ifite amakarite yose, ifite documents zishoboka izo arizo zose. Buri ugiye no gukora kuvuga ngo ugiye gushungura, urebe neza YouTube channels abazikora bafite ibyangombwa, kuba ari influencer ari freelancer gusa ni bakeya wabisangana. We arabyuka akabona afite Gmail agahita kuri YouTube akatajya gushyira ibintu byose ashaka. Ntabwo ari buze gufata umwanya kujya mu mashyamba avuga ati ngiye content yanjye ndayashyiraho utunyoni twiza cyangwa se ngiye. Bro, ndakuhamiriza yuko kuva leta yamaze kubibona ko ari ikibazo, abantu baraza kuryama baruhuke, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Urakoze cyane. Dumba nakwakiriye, wiriwe? Mike yawe irifunze, uze gufungura mike yawe. God kunyakira nkaho umuntu ndi umuntu wubashwe